abasekirite y'Umusanze mu bahamashyi menshi. Abasekirite y'Umusanze bari seriye ku rwego telefone ntago ayikoresha ari mu kazi, uzakubwira ati ca mu cyuma cya sona uti ibyo ni ibiki ukagenda. Basanzwe ntago ari abapolisi. Kanombe hari ahantu ntari buvuge, habaye umusekirite w'umuslay queen. Ewana bayakoresheje inzara abameze gutya ku buryo umukobwa aca mu cyuma ngo yese ngisha kosho yiguzangaye. Ukabona bamara iminota 3 ngariko ngo arakandi ka jaune nabonye. Nyine yarize abura akazi abo umusekirite. Ariko ahantu yanyumirije ni hamwe. Ahantu akorera barahibye. Bahibye polisi ziraza ati ni gute biba ikigo kirimo abasekirite. Cyane cyane wowe dorahanga niho baciye. Ati nababonye. Ati wababonye? Ati yungu yarabatubwira. No se wababonye kutabafashe. Mwako fana ngo dongo nabafashe snap. Aka video mukifashishe murebe. Ni danje ibintu byibere Kanombe. Tugiye kwakira undi munyarwenya witwa No Stress. Tumwakira vuye ahantu ha danje. Ni uhagarariye aho hantu. Iwabo ni mu Gatsata. Ladies and gentlemen, put your hands together for No Stress. Basuga. Mumeze mute? Ndagira ngo tubanze dushimira Imana hamwe. Uyu munsi inzozi zanjye zasohoye, bantume muri kazi ni kazi. Mumfashe dushimira Imana, bantume muri kazi ni kazi. Murabizi muri kazi ni kazi, umuntu avuga urugendo ahantu yahereye mu iterambere n'ahantu bageze. Hari ukuntu usanga Austin baherutse kumutumira ko murabizi afite Uncle Restaurant. Iyo baherutse kumutumira baramubwira ati Austin, yego turabibona ufite restaurant, ariko se mu by'ukuri wahereye? Aravuga ngo yahereye ku isafuriya imwe. Wow, hari ukuntu umuntu avuga ati ngewe nsigaye mfite ifamu y'inka, ariko mu by'ukuri nahereye ku masi. Uyu munsi muri studio nawuremo n'umusaza Legend Riderman. Murabona yuko afite dread. Bamubaje ati se Riderman, wahereye kugira ngo ube ufite dread uyu munsi? Aravuga ati bro, nahereye ku njwiri. Nanjye bambaje ati nawe uri umunyarwenya, ariko se mu by'ukuri yo mpano yo gusetsa yahereye? Nanjye mpita nigirisha nk'abakapo ndabati donc nahereye muri interna aho nasitsaga ingufuri. None ndashimana ko ngeze ku bantu. Hano mbonyemo umujama w'iwacu wana, uriya mutipe natuye mu Gatsata. Mu Gatsata ejo bundi merutse kuganira n'abantu barambwira ngo Gatsata yahinduranyije na Nyagatare. Mu Gatsata ngo asiga hitwa ngo iwabo wa Beza, ariko wowe yatandukanye. Ewan, buriya tujye dusetsa ariko tunashimira n'abantu. Hari umujama ejo bundi aherutse gukure igikorwa hasi, none ubu ageze ku gikorwa cy'iterambere yiyubaka, kandi tuba tugomba kubishimira Imana. Mumfashe dushimire umutipe wazanye visit Bigogwe Ngabo Karegeya. Mumfashe tumushimire. Uriya mujama ikintu cyancanze kimwe, inka ziwe yazise amazina nk'ay'abantu basanzwe. Hari inka afite yitwa ngo Uwimbabazi, ariko yindi ngo inka yitwa Pamela. Nje nyumva inka yitwa Pamela si ukubabeshya, nahise ntangira gutekereza Uwikeza wa Deben. Inka yitwa Pamela, none mpita nibaza se Deben yagiye kumuragiza. Gusa yazamuye Bigogwe ayigeza ku rundi rwego, nanjye nahise ngira igitekerezo ndabati se kubera iki ngiye umurenge mbamo nanjye utaba proud yanjye ngo nanjye nza n'umushinga witwa Visit Gatsata. Mu Gatsata hari ibyiza byinshi bro. Hari abana bo mu bakire bataza amanegeka. Murabona abandi bajya mu mapisine bakajya ku mabeach. Mu Gatsata abana barakidumbaguza muri Nyabugogo. Hari abantu mutazi indaya zirahari n'abakanishi. Ngira ibitekerezo byinshi byataye, ariko buri ikintu kizakubwira yuko murabizi yuko abaho amafaranga ya pirate. Hari inoti za fo gusa ngenda ziza, gusa inama nakugira
reka mbakopeze by the way. Buriye ikizakubwira yuko inote ya 5 ari ya fake, haba hariho ingagi y'inzobe. Gusa hari ibintu nyine bihura bihwanye ewana, ugasanga umugabo anuka ibirenge gusa umugore nta kintu bimutwaye, umugore agira agasuzuguro, ugasanga umugabo nta kintu bimutwaye. Hari umukire twahuye yambwiye ngo agira imodoka inywa cyane kandi nawe nuko. uyu munsi narindi Nyabugogo by the way, narindi Nyabugogo ntegereje bisi ewana, ndi ku murongo. Murabizi hari ukuntu tuba duhagaze gutya turi ku murongo dutegereje bisi ewana, ngiye gukebuka gutya mpagaze ku murongo, numva umuntu ankozeho, numva arambwiye ngo utareba aragusaba, utareba aragusaba. Nabuze ikintu mubwira, nanjye mpita mubwira ati nanjye ureba nta mafaranga mfite. Murakoze, banyita no stress.